wagiye guteka ukarya Samu ntabwo yatetse se ubunje nzi ko byahiye namwe ariko mana bize ngarame we yeba undi nibyo nkora mvuga byahangaha rwose ariko reka nkubaze nari nifitiye agahinda umwana wanjye araje ntandamukije ntakeneye kwicara aho nicaye haba mu byondo haba mu biki ngo ahicare ariko uyu munsi nibwo nibutse amafaranga yampereje yanagiye nako kumpereza byo ntibirimo ayo mafaranga wayajyanye he yakoze kiriya gikobwa cyankoreye umuti hajya ngo ni nyina babirasira ese kucyita igikobwa si gishiki cyawe ntabwo ari mushiki wanjye ko ntawe nzi wenda ni ku izina gusa ariko yankoreye umuti reka nkubaze maze iminsi aya mafaranga yanjye niyo wagiye gukoresha ibi bintu yari ayawe se yayahaye ndetse ntabwo yavuze uwo yahaye yaraje arayatunagira ndabatanga ndayafata uwo yarayazaniye ninde ni wowe yarazaniye basaza be wenda arakuzi nese nyagarure yagarure nyine ko arayange se yagarure yararangiye wayajyanye he nta nko kwiruka nta nko kwiruka so ndusha amafaranga y'iki ariko uguriye ikuci inkoko bita ikuci urayizi mere nawe nsigaye numva umenyera cyane kandi agasuzuguro kanyu maze kugaha mere uwo musozi se muri kubwira ibiki none muze murye byahiye ntiwumva se jya kurya nyine wenda wowe ubu baruse sha agasuzuguro ako gasuzuguro uvuga wagahunze ako gasuzuguro uvuga wagahunze ushaka kunyirukana mu umwana wanjye yaragiye ariwe fura yanjye kaswe wowe aho nzahagwa ntaho nzaha amafaranga yanjye wayashyize he icyo nkubaza nayakoresheje wayakoresheje iki ntabwo uri kuri ibi ngibi erega mfite sheri Arisa neze sheri wanjye ntabwo aba akeneye ko mwitaho ngewe umuntu Arisa ameze mu mutwe we utambwira ko ari Arise wo kwa Karori uraza umurebe nawe ukuntu ameze ku mutwe ni wo kwa Karori ntako batayize bineyeho reka mbari kuvuga akoma uri mubyeyi cyo udashobora kumenya ko umwana we yakuze wese uri mwana cyo udashobora kumenya ko umubyeyi ashaje umufate neza ngese kuki atanyubango bibaye ko ndi mukuru ko nanjye nkeneye umugore nkubahire gukora amafuti nkayo nkubahire kubona amafaranga mpawe ukayirukankana ukajya kuyakoresha ibi ngibi no kuyajyana muri izo ndaya n'ibyanwa bimwuzuye ku matama agatinyuka aho yagikorera yaje kirabwo nzajya nyiba Olivier nzajya nyiba umva nkubwire rero waribye harayo utaziba ngiye kumenya kurinda kurinda ase ko ntaho ntazi kigori azajya mugeze muhisha bagira abanyaka gikigali ishano se Kigali nabwira kugira utesera umwana Olivier ugomba kuba umwana mwiza dore nushaka iga guteka shaha iga guteka neze ugiye kujya i Kigali ngewe ntabwo nkilo wino aje bakurongore bagutera indasha yagiye nushaka bijye guteka ngiye mbatekera ntabyo amasaha abona pe nzatekera umugore wanjye ntabwo nzamutekera rimwe utatekeye nyoko uwo mugore wawe aragowe ahubwo neze ko kugiye kujya i Kigali Naragiye. ese ikibazo kiri ya baba muri aho ko agakwisi muraho mukomereye muraho neza muraho nkaze ngo bagakwandira kubwira gase komera mukobwa mukobwa cyane mukomere muzehe amakuru imeze umunsi ariko ntabwo wakoze narabuye muri karitsiye wazinze mvuye kwahirira inka zanjye nzuhira ndeba ko zimeze neza niyo byo naramukiye mukaga kwi niko rwakomiye komera kamazina mugira abana oya ngomba kumwita rwakomine n'uyu ugiye kumwigarurira se nk'uko wigarurira umwana w'abandi kwa Karori ntuteye inda namurangiye akazi ngiki ahantu agiye ni mu mata nuko ibiranse ni ugiye kujyana i Kigali se rwakomine core none aje gukubita inda z'imangizi ebyiri sha mbera bwiza bwawe bupfuye busa
niko reka nkubwire Rwakomeye kuko niwe ndakwita izina wigize nta kibazo wigize aho uratera inda handura ariko umugore wawe Imana ijye imufasha ikomeze imuhe kwihangana Nze manu uzi ko ajya muri myaka i Kigali ntacyo mbijeje ajye muri myaka i Kigali cyangwa ajye murayo n'abakobwa shabyo ngibyo ni ibyawe mwana agenda nibakuba muri iyo nduzahirengera Maze manibenya basanga kwisazira, biriya ntacyo biryo kibashije. urabimaze kuzayimana maze kwisazira maze kwisazira rwose ntacyo reka nkubwire uyu mwana ugiye kujyana kuzi ko ari we muntu ufite muri urugo mba hafi uyu mwana ko ntacyo abaye kumureba yacinyiye rwose afite imbaraga yakoraga ibintu byose ararya aranywa nta nzara afite ukaba umujyanye ibi bintu biramesha buriya rero nuko utabizi mbere na mbere ni amafaranga arayakohereza isura yawe ikomeza itoto ni n'umukecuru turamubara ko ari ito ubwo bya bintu bavuga ari byo bwa kovide mukagakwi ndabeshya umva rero umubwire wamujyana wagira uti ariko uyu mwana azagaruka uko yagiye ntazagaruke yarahinduye imvugo n'ingendo wowe humura bindekera cyangwa se ugiye kumugira kigingi w'imodoka yawe ngiye nakubwiye ko ahantu ngiye kumujyana umva amata n'ubu cyaraseseka ni abanyamahoro maso ubizi ko ngeze dufite Umura. umugore naribye kamuzana ibiryo wirire ahubwo umura mukagakwi sibyo ibya kera ni ibya kera reka ntabwo ariko bizahora ntabwo ariko bizahora umura ndamuguhaye umujyane azagaruka akiri muzima nk'uko umujyanye umura rwose ntundebe ko nkuze imyaka tumaranye aha umva ibyari ibisusa byahinduka amazi unkinisha umura ese urabona atajya kungana n'abana banjye uwo kwa Karori ntabwo angana n'abawe se kwamutinyutse se ukamutera inda reka buriya hari n'ukuntu twivangira ururimi ntaho ruhuriye n'umuntu mbabarira ibyo ngusabye byanjye uzabyubahirize humura si isezerano ryanjye nawe kandi ubigira ibanga mbigira ibanga ubigira ibanga ibanga ry'uko umujyanye sinjye nawe ntugiye kumurangira akazi cyane nzamukurikirana kubera iki mbigira ibanga se none se aho azakura nzakujyanayo ejo mu gitondo nzabyuka nza kubivuga uyu musozi wose no mu rugo rwawe kubigira ibanga ndabigira ibanga kubera iki urazi neza ko ubwo ni ukugira ngo numuhemukira bitazamenyekana ntabwo najya gukora Rwakomi ngaho reka nkureke ngaho reka nisubirire mu gikari kureba uturimo twanjye none se nta kagwa gahari ntako ajya kurwigurira narabonye ejo bundi batarura narayigurishije yose murayima nyisigira nde uwo nakayihaye ufite n'abahungu nabo bagasoma uwo nakayihaye n'uwo ngugi ujyanye nyabo ye gutuma yirirwa arya inyanya z'i Kigali humura uzareba ukuntu arishisha itoto umunsi yagarutse kugusura nese burarasa nabi hari icyabu cy'umugisha icyabura reka nkubwire Rwakomeye hari ikintu ujya witiranya ntugire ngo ni kwa Karori wazeyutse ariko ngewe uzi ko na kera hose Gakwisi yari inshuti yanjye twigeze dupfa iki yaramaze niba mwari inshuti ibyo ugiye kumukorera bizwi na Nyagasani ngaho mujyane ngaho nimugende ngaho murakoze ubwo tuzafata urugendo ejo mu gitondo turebe ko dukomeza yego murakoze Aho rero, mukagakwi ariko ugarukiraho imyaka ugezemo si yo gukomeza kuba Rwakomine
wari umaze iminsi wariheje nawe sibwo nyine nagukumbuye amana akazi kaba kanyishe nk'uko kabisa ugira kahese yego mama zakazi mba mfite shabyihorera genda akora nini gakora none urakirizwa rizwa aho ngaho shabyihorera nanjye rwose akazi kaba kangiye nta nubwo ubizi bamaruraro ubwo kwa telefone kabisa kwebwe yaragoye ibaze ko amamagara akamubwira ngo nze mu musore imyenda ye umugore wese akanze nyine umugore se ugenda nzi ahantu yagiye shora mugabo yahuye n'uruva gusense buriya nawe ajya avuga ngo yarashatse we shamba uriya mugabo n'ukuntu ari umwana mwiza ewe shamba nawe yaragoye ni ukuri yarahubutse bwari yaherekeje abandi nyine nuko bamwe barubaka zigakunda abandi nyine n'ibyo nakubeshye rero kubera kugenda mwawe yarugo cyane nkagenda nkamesera imyenda ya uriya mugabo nsigaye mukunda pe kunda nde nsigaye mukundira kubigina shari ko noneho narumiwe ngo usigaye komani mwagiye mwireba mbere yuko mujya kwinjira mu bintu by'inkumi ubwo urabona wowe uriya mugabo wafungura n'imishumi inkweto ze kubera ko isi cy'umugore si umuha agaciro si umugore atamuha agaciro njye nkabasha kuba najya kumusira imyenda ntabwo nawe umugore shamba cira birarura ndakubujije gereza aho hato na hato utazajya uvuga ngo byagenze gutya na gutya ngo sinakubwira reka uriya mugabo ntabwo ari ntuza yawe umva mani ubwo ngwino umfashe rega wicara aho ngaho wagira ngo ntidukore akamwe ngwino umfashe mani nanjye niho mba mboneye akanya ko kuza basi kuba nakwicara aho ngaho ejo kunduhukiraho rero njye ndi muri gatuna mbwene nari ngwino umfashe tugire vuba kugira inama yo kumureka ibyo ngibyo nakubwiye ngo cira birarura ubwire kangahe shaka ko nzagerageza nzagerageza fasha mani tuza kujyana hahandi ugera n'amasaha yagiye Usa noneho uri kurya ava kambisi Wanda yawe turi kumbaza ariko ubundi unyita indahandaye mu maguru manje kuri wanjye se ntiyakurayemo ko ari mukuru wawe se ni wowe ubundi wagiye uraka kwiyahuza amagambo rero kurayamo buri munsi andaramo buri munsi se muba muri kumwe ariko se ubundi reka nkubaze umvaga abanyamagambo we uzibaho wandaya banyumvira igihe kahereye ko umva nkututse naba nkwemukiye umva Olivier arahari mbaze iriya manga mugenzi wawe ubwo nawe uri mbwa se muvuka bari mbimenyana n'imbwa kazi ahubwo ni wowe mbwa ubwo umuntu aratinyuka akita grand frère w'imbwa babaye nzabagabara ariko ubundi uba wiyahuza amagambo munsi yakunyaye muri zingara wese nagukunda uri kabi umeze nk'akabobo umeze nk'agatuntu nakwemera indaya nkawe nakwemera indaya nkawe yananiye ababyeyi ubu uri kwiyahuza amagambo mu bice ubona twagira ngo barakoroze twagira ngo bakabuze icyo gakore wawe umva byo ndaragendera gaheka amaboko wakubyaye nazavuga ko yabyaye umukobwa nazaseke mama kagwa ubusa tunarara Muzega kwanje Uraho Olivier shaka mukomere amakuru se sha amakuru ni meza Kerenia ameza Kerenia se burya nawe uramuzi mba namuyoberwa kandi muziranye kuva ryari saho hashize igihe kinini Ega kwande nawe ujye ntungura kiracyana mu bamwaramenyanye uti ugasegera ngo urorosha sha sinjya nkubona kuri kaga santere kacu hariya barabicishije na kaga kumi ko hakurya kuri wa muturanyi wacu ubwo nyine uranyihaye nta kundi ahubwo se ngo Beransire ushaka kumujyana i Kigali gukora niyo gahunda afite akazi keza agiye gukora neza cyane akazi keza ugiye guha Beransire koko uvuye mu iki giturage Beransire ubona ashoboye iki kandi njyewe mbizi neza ko abishoboye gusa urabona ari ushoboye gukomeza twarare amasogoro avuga ko hari ikindi uri kumushakaho ariko nyine reka kubicisha nk'ubwo buryo iki
ariko ubu turakuyobewe yego uri umusaza ariko turakuzi reka kera hashize ntabwo ari ubu ahubwo se ubwo ukiri umusore wakoraga ibingana iki muze reka nanjye ndabyicuza ubu neye kwibaza utubazo twinshi tu ariko rero ugabanye umuja ufite si mwiza murirukanka cyane gute se simbona amakuru iyo duhuriye hahandi turi kunywa agacupa simba mbire niko muze hariya mukobwa rwose ko nabonye ari umunyamujyi hari ukuntu mujya mubihuza se kera twahoze tubihuza ariko ubu aho yagereye ku mujyi nta kindeba kera mwari muziranye se cyane siko nawe burya ntabwo woroshye heza ahubwo utumye ntekereza ibintu ugiye kurya urya umwana na nyina se ntabwo ubizi ko Kirena ari nyina wa Beransire iki gusa nabyuze cyane ukwijijisha ugiye kujya witera umwana na nyina ibyo nakubwiraga ngo nawe nyine kuri ziriya gahunda ntushobotse kabisa gahunda mfite ni ukumujyana i Kigali agakomeza akazi ariko nzabireba nyuma y'imyaka 2 ntari uzamujyana ubwo nzaba mbibarirwa kutunguwe izehe rwose ntacyo reka nigendera ubwo ngaho komeza mwana azaba umbwira ibyawe na Beransire